kuri uyu musore Souleymane Daffy uko bihagaze, ubuyobozi ndetse n'abungiriza ba Robertinho ndetse ubwo ni Serami muri rusange ndetse murabizi ko ubuyobozi bwa Sport bamwe na bamwe rwose baza umupira barareba bajya kuri stade baza umupira begera Robertinho bamubwira ko rwose muri iyi mikino y'igikombe cy'amahoro nta kibazo kuba babanzamo uyu musore Souleymane Daffy bakamureba bakareba ko ari ikintu yazabafasha bitewe n'imyitozo no mu nzove, ariko nyine wenda akantu kari kakiri bari bakiri kunoza kuri uyu musore nawe yari amaze iminsi adakina, ntabwo nawe aragira ikintu bita umuvuduko cyangwa se ngagire ntago atangira kuba umukinnyi witeguye gukora buri kimwe mu kibuga, ariko ku mukino wabonye ko ari umusore ushobora kurinda neza. Robertinho ngira ngo bigiye kuma ikindi gitekerezo abe yabasha gukora mu bundi buryo, ariko Robertinho impamvu yamubanjemo ni ukugira ngo arebe Mediane ya Muhire Kevin ndetse n'uyu musore Ndayishimiye Richard, ariko iyi Mediane izakorana bigahura, arebe ko uyu musore Souleymane Daffy azi gusohora baro mu kibuga agikora mu kibuga cya Sport azishira mu kibuga cya adversaire. Robertinho ikindi ari kureba ko duo ye ndetse cyangwa se partnership ye n'abadefenseri bishobora guhura akayabasha kwambara baro akaba yazisekiriza mu mande akaba yazitanga kwa Ombolenga, cyangwa se ikindi yarashaka kureba ko uyu musore Souleymane Daffy ari umusore ushaka kwiyangaja cyangwa se akaba yakora amablock akaba yajya mu maduel, ariko byagaragaye ko ari umusore uzi kuganya duel, akaba ari umusore uzi kurinda izamu neza cyane. Ubwo rero Robertinho ndaza kuba muri iyi minsi nk'ingahe ndaza kuba n'igisubizo, ndaza kubaha amakuru meza cyane cyangwa se uko Robertinho yabonye uyu musore, nabyo ndaza kubashakiraho ayo makuru, ndaza kubashakiraho ayo makuru mbabwire ko Robertinho yabonye uyu musore nicyo amutekerezaho. Ariko ngira ngo byari ibyo ngibyo yarashaka kureba kuri uyu musore Souleymane Daffy uko yangaja, uko akora ama attempt cyangwa se uko akora amamuvuma ye, ndetse no kureba duo yaba iyinyuma aba defense ndetse no na Mediane muri rusange kuri uyu musore Souleymane Daffy.